ese icyo uteganya gukora kugira ngo iyo karita uyihabwe, kuko none kutayifata hari abavuga ngo wigize ikigomeki, ntushaka kugendera mu murongo ugenwa, wowe ntiwabyanze ahubwo warayisabye, umaze kubona ko ikarita wasabwe utayihawe, uteganya gukora iki kugira ngo uyihabwe kandi mu nzira nziza zitabayemo guhangana? Niba natwe abanyamakuru tuzajya tubutinya kuba Perezida wa Repubulika turenganure, sinzi ikintu tuzakora n'ibintu byose ari Perezida wa Repubulika uzabikora. Yifitiye inshingano nyinshi, afitiye gukora kuyobora igihugu, ntabwo ari ibintu byoroshye, kandi aka karengane kacu kazagira iherezo. Kongeye kubasuhuza, tubaye ikaze ku murongo uhurije hamwe. Ubu turaganira, murakurikira Ishema TV, ariko ku murongo none uhurije hamwe no wa Pax TV Ireme News. Ikiduhurije hano uyu mwanya rero nuko ndi gushaka kumenya icyagenzaga umugabo Cyuma Hassan. Uraho Cyuma Hassan? Ndakomeye, ndashima Imana n'igihugu. Nakubonye mu kanya kashize, mu masaha ashize, make ashize, ubwo waruje kuri RMC narindi hafi aho ngaho ARG RMC hariya iyo miryango mbikorera, mbona uraje uramanutse usa n'ufite wasi, nabonaga wihuta cyane, wagezwaga n'ubuhoro. Urakoze cyane. Wenda mbere ko ngusubiza, reka manze tuze abakurikiranye Pax TV n'abakurikiranye Ishema TV, bifurize kugira amahoro y'Imana mu byo barimo byose, amahoro n'urukundo bikomeze bibarange, birinde gutukana, bajya muri komenti z'ibiganiro dukora n'inkuru dukora zo hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, ntibatukane nyaboneka. Nta nkuru ubundi tubasaba ko mutanga ibitekerezo ku nkuru tuba twakoze, ntago cyangwa se ku nkuru iba yatambutse, ntago tubabwira ko ibiri mu mitima yanyu, iri mu mitwe yanyu ari byo muzana hariya. Niyo mpamvu tuvuga ngo mutange ibitekerezo ku nkuru. Niba ubona inkuru nta gitekerezo ufite cyubaka, byihorere. Ntabwo Pax TV ari umuyoboro wo kunyuzaho ibitutsi. Ishema TV noneho yo ntabwo ari nta nubwo ari n'umwihariko, nta nubwo tunabigambiriye ko dutambutse ibitekerezo bibi. Rero niba muduhaye ibitekerezo, muduhe ibitekerezo bishingiye ku nkuru yatambutse. Niba ari inkuru y'Irwamagana yatambutse cyangwa se Nyamagabe cyangwa Nyagatare, muvuge muti natwe hano igitanga igitekerezo hano birahari. Cyangwa se niba twagaragaje umuntu inkuru uvuga uti igitekerezo cyanyu yuko ikibazo cyakemuka gutyo, byagenda gutya, byagenda kurusha uko dutukana. Nyaboneka niba munadukunda, munadufana, mukunda inkuru tubagezaho nkuko mubitubwira ko mudukunda, ntabwo rero wamunkunda ngo mpembe bitutsi, ngo tuke umuntu, ngo tuke mugenzi, ugasanga bari ngo kanaka yari yagize gutya, kanaka yagize gutya, gutya. Ibyo bintu n'ubutumwa nashaka gutambuka, wenda uraza kumbabarira, ariko ni nabyiza ko akazi kacu turigisha, tugahugura abavandimwe badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, birinde gutukana. Niba nta gitekerezo ufite, buriya utukanye urutwa n'umuntu utatanze igitekerezo. Ngiye mu by'ukuri ngiye nakugira ngo unatuke cyangwa wibasire umuntu, no kundeba wabireka. Aho rero utarasubiza n'ikibazo nakubazaga, utumye ngaruka ku magambo yavuzwe n'umuhanga avuga ati abanyabwenge cyane baganira ku bitekerezo. Ni ukuvuga ko iyo hari ingingo, abanyabwenge cyane baganira ingingo. Yeah, of course. Abanyabwenge buke baganira ku cyo nakwita si nk'ingingo, ariko baganira ku cyateye ingingo. Naho abaswa cyangwa injiji bo baganira ku muntu. Ni ukuvuga ko iyo uvuze ikintu, aho kugira ngo baganire ku ngingo uri kuvugaho, abo banyabwenge buke, nanze gukoresha ijambo ibiburabwenge kuko ryaba ari igitutsi kandi turi kurwanya abatukana, ariko uwabikoresheje n'iryo ngiryo yakoresheje mu rurimi rw'icyongereza akoresheje idiot, avuga ko idiot cyangwa se esprit mediocre zo zitaganira ku gitekerezo cyatanzwe, zitaganira ku ngingo iri kuvugwaho, ahubwo ziganira ku bantu bari kuvuga. Yego, nanjye niyo mpamvu nanivuze ngo bikosore kuvuga rwose ni comment aragisha nkunda gukoresha ngo ibitekerezo byanyu ndabinyuzamo amaso ko bigenda bingeraho nkabinyuzamo amaso, nkasanga bimwe barimo baratukana, bavuga ibintu bihabanye n'inkuru, bamwe bakazana ibintu by'amateka yabo bwite, bakazana iyo mitekerezo yabo bwite, ariko nge ndabibubahira nk'umuntu, ndabibubahira, ariko bikatuma ntabikuraho kubera ko mba nabubashye, kuko buri kugire ugize nabi nawe ukamugira nabi, nta numwe mutandukaniye. Aka kanya rero nkagira ngo nibisubire ko nibatisubira mu gihe kiri imbere nzajya mbikuraho, kandi ntabikura ninjya mbikora ntibazajya ngo namba nabubahutse, mba nabasuzuguye, mba nangira ngo bya bintu byabo bibarimo bidakomeza kugaragara. None rundi muntu ugasanga ni n'uburyo bwiza bwo kubaha n'abandi baza gusoma ibitekerezo biraho ngaho, kuko iyo baje bagasanga haranduye, video ni nziza, ibitekerezo ni byiza, ariko noneho ibitekerezo bitangwa n'abantu harimo ibyanduye, hari igihe bitera ihangana no
kwanduzanya mu bitekerezo, umuntu akaza aje guhangana n'undi watukanye nawe amutuka, igitekerezo kigatakara. ariko mu buryo bwiza ngiye nkurikirana kuko hari ijambo nkunda kumonitaringa ibintu byose. Naje usanga hari abantu baba bari hari batukana atari uko biba biri mu mitwe yabo, ahubwo baba bari kubishira kuri comment z'inkuru zacu kugira mu kanya ba reporting bati do bashize mu yobora gutuka kana ko gutuka guke. Ubu ngiye mu minsi ishize hari ibitekerezo bikeya nakuyeho byatukaga umuntu ku giti cye, babyumve neza, ntago ngambiriye kujya mu bitekerezo, ariko niba turi kuvuga ku mvura yabaye nkeya cyangwa izuba ryabaye ryinshi, ntago icyo ngicyo ari icyaha cya leta cyangwa cy'urwego runaka, nibiza kamere, si icyaha cy'umuntu ku giti cye. Ariko umuntu akaza agafata udafite ahure nabyo akanamutuka ku babyeyi batamushyize muri ibyo biro yicayemo. Ibyo ngibyo byo abadutega amatwi, abadukurikirana bajye bagerageza babyubahe, ariko biyubaha banubashye n'abandi basangiye umuntu w'ibitekerezo. Kuri analize yanjye yo kuvuga ngo bashiraho ibitutsi mu kanya akaripotinga, agafata screenshot akaripotinga, haripotinga ku bantu bafite imitekerereze nk'iye, ngo yacana Ishema TV ngo ni umuyoboro wo gutamutsa ibi n'ibi, kandi kumbi niwe umaze kubyiyandikiraho kugira ngo abone ibyo reportinga. Rero muri rusange igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite uturere 30, kikagira intara enye n'umujyi wa Kigali n'imirenge 116. Yego, dufite byinshi byo kuganira biteza igihugu cyacu imbere. Twaganira niba iyo nkuru y'umuturage ufite ikibazo mu butabera cyangwa se warenganyijwe mu buryo butandukanye, tukabiganira nk'umuryango. Nayo mpamvu itangazamakuru dukora ibi bintu turabikora zanze, kuko twe ntabwo dufata ibyemezo, zanze zifata ibyemezo zikabishyira kuri round table zikabiganiraho. Bati uyu muntu uraha naha yatabaje Perezida wa Repubulika ngo namutabare, bigende bite ko turi agace tuyobora akarere, uyu muturage kari mu karere kacu twamufasha iki ko duhagare Perezida wa Repubulika Paul Kagame hano mu karere kanaka. Ninze kuvuga karere kumentioninga akarere ko yasabye ko Perezida Kagame yamurenganura, kandi twe tukaba duhagare Perezida wa Repubulika twamurenganuye, kwandi ko nitumurenganira bizitirwa Perezida wa Repubulika. Kurusha uko rero mujya kujya ufata umwanya, hari nafata umwanya bakajya gutekereza kuri kubitutsi biri muri comment, akaribyo batekereza bataha umwanya munini, kandi umwanya munini bakombye kuta ku cyabaye. What's happened there? Ikibazo tugihandling gute? Ibyo nibyo mu muyoboro mwiza nifuza ko abantu bakoreramo. Cyamere ndasaba no kureka gutukana no gushira isoni no kunyandagazi n'iki arega hari igihe ugaragaza akabaro kabudatukanye cyane, ukabigaragaza neza ukawutambutsa mu mahoro. Hari n'abatukana bari muri ambassade, abantu bakuru muri ambassade nje ndababona ndabamenye bose, ugasanga umuntu n'umunyacyubahiro ategeka umurenge runaka agiyemo hari gutukana mu kanya agafata screenshot, umuntu mu volunteers ahantu runaka. Hari abikora bibagiwe guhindura amazina yabo, akajya muri Gmail account agafungura agasoma email ze, yarangiza akajya kuri YouTube account, YouTube ikiganiro kiriho, akahita atangira gutukana n'izina rye ririho. Nanjye hari abo njya mbona nyuma cyakwa nagaruka nkasanga hari ababakebuye basanga bakoza amahano babikuraho. Dufite byinshi byo kuganira. Hari n'abandi biyita agahindura amazina akita ngo WhatsApp, kandi nje bira byose yayinyandike mitamenye uwo ari we ntahari ndabimenya. Kwigwa vuga ikoranabuhanga ikoranabuhanga bisa naho ryabaye biri hanze cyane, tugirirwamo kuva mu gitoro kujya nimugoroba, arandika kinta WhatsApp, ariko yatanze kiragitekereza tukana. Rimwe na rimwe nge mbona batukana n'umunyacyubahiro utagombye kuba natukwa. Rimwe na rimwe tujya no umuco kubaha. Niba ukunda Ishema TV ukabukunda inkuru kugezaho ntutukane, kuko nutukana urabutakaje agaciro ka yankuru. Kandi hari ibintu bikwiye kuganirwaho, tukeneye kuganira mu miryango yacu ari bazifite, tukagombye gukemura, tukiteza imbere, tugafasha igihugu gutera imbere. Hari ibindi bireba igihugu cyose muri rusange. Izuba ryabaye ryinshi, twagombye kwiga uburyo tuvomerera zirambuto zacu, tugashaka rozwari, tukareba abadafite rozwari bagafata ubujerekani bakajya kuvomerera imbuto, kurusha uko wowe ujya gutekereza ngo gutukana. Hari nabanje mbona badatinya ibikuzana ibintu byamoko byanarangiye kera, nge nafite n'umwanya no mu buzima bwanjye sinzigera nabitekerezaho biriya, ariko niwe turabasaba babireke. Urambabarira karaka. Turakomeza rero introduction ibaye nk'ibaye ndendeho gake, ariko icyingenza no kukubaza ibintu bibiri. Kimwe cyo turakivuga gato cyane, ni mu minsi ishize yaravuzwe ngo itumanaho rya risa n'iryahungabanyijwe, abantu batangiye kugibazaho. Nayo teganyaga kuzakubaza se ko itumanaho rya rifite ikibazo muri no minsi
byaturutse niba atari ko biri, ariko icyo tuze gutindaho ni icyakugenza kuri RMC kuko nusanzwe wagenda na RG. Hera kuri icyo ngicyo cy'itumanaho ryawe. Itumanaho ryanjye no kuvuga telefone zanjye nta kibazo n'ibikoresho byawe. Mu minsi ishize twabonye abavuga ngo byafashwe byafatiriwe cyangwa birajya ku majanja. Ibintu ntabwo nshaka kubigarukaho cyane, ariko ngewe akanya magambo magufi ibikoresho byanjye biri safe. Ndabifite, aba telefone ndazifite, yaba kamera ndazifite, ya mu rugo iwanjye ndi safe nta kibazo. Nta majanja byagezwe, ni abantu babyitekereje ku giti cyabo. Gukoresha ijambo amajanja sinzi niba biza kuza kumvikana neza, kuko amajanja nayo inyahuku kugera ikintu amajanja no kucyoga runono no kucyototera nko kwavanga umuhini. Mfite uburyo bwanjye bw'ikoranabuhanga bwanjye nzi n'uwagerageza kuyumviriza cyangwa kuyinjiramo akibigerageza mpita mbibona, kandi niyo abigerageje ndamureka kwinjiramo akabimonitaringa kuko nta kibi kirimo. Icyari cyabaye ahubwo muri ya minsi ko hari umwe mu bakozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha washaka kunyaka telefone zanjye ku ngufu. Sinzi ibyo ngo yashaka kurebamo, kwibaza iperereza rikorwa muri ubu buryo ni iperereza bwoko ki ryo gushyiraho umuntu igitutu ko mwaka telefone. Ndabireba, nkoresha inyurabwenge bwanjye nsanga nta kintu kizima naba nzimuhereye, birangira gutyo nzimwimye. Ariko telefone z'undi ko nta kiba kiri ko ziba ziri hano, niwarega njye n'undi ndi umunyamahoro umbwita impereza ku neza naguhereza, ariko ujye kunzanaho igitutu kunca ushaka kugira ngo unyobore byandi basiga bivuga ngo nugutekereza umuntu, manza kukwereka ko ibyo uri gutekereza bihabanye n'ibyo ntekereza kandi bihabanye n'amategeko, akubwira tuza genza gake ariko mbwiti mu mahoro utimereza iki kubera impamvu izi nizi tukaziganira, ubundi ni ikintu cya mbere ibiganiro naziguhereza. Ariko mu by'ukuri wabigerageje namweretse ko bitakunda kubera ko ari umutu yaba ariko abasha oyanjye ntabwo nshaka kumugaruka byararangiye kwara kugusobanurira gutyo. Okay, twakomeje ku kijyanye no kugera hariya kuri RMC RG. Abanyamakuru barahagera barahisanzuye, na habo ni ibigo bikora mu nshingano zifitanye n'itangazamakuru. Nirinze kuvuga ngo bikora mu nyungu z'itangazamakuru ko hari igihe naba ngiye gusobanura icyo ntagendeye gusobanura. Ni ibigo bifite inshingano zifitanye isano n'itangazamakuru. Kudakunze kuhagenda uyu munsi ukaba wahaje ubona ufite inkubara nkutabaye, byifashe bite? Ndavuga ibyo nabonesha amaso yanjye kuko wibuke ko twabanje kuramukanya. Ibintu mwishoyemo byo kuremereza ibintu mwishoyemo byo kuremereza ibintu bitaremereye, ntabwo nagendaga nkutabaye. kandi hariya impamvu nakunda kuhagenda wenda n'abatukurikisha ko bati ko cyenda kunda kuhagenda yuko nta nkuru ziba zihari, kandi njye nkunda kugenda ahantu hari inkuru. Gusa wabonye arabo twaganiriye twakoranye twabanye igihe kinini nka Christopher Karenzi, abantu baramuzi cyane mu makuru y'Igiswahili. Twaganiriye nshaka kuhagera nkora nkamuvugisha, ariko nyirizina ni nacyo kinatwicaje ahangaha cyari kinjyanye kwa kujya naringiye kuri Rwanda Media Commission kwa kubaza ibyo nemererwa n'amategeko, ibyo mfitiyeho uburenganzira, ibyo nemererwa n'umwuga wanjye, ibyo nishuriye, ibyo nemererwa mu buryo bwanjye bwimbitse. Rero ni yari press card cyangwa se ikarita igaragaza ko ndi umunyamuryango wa Rwanda Media Commission. Ikarita y'ubunyamwuga mu itangazamakuru y'umunyamuryango, kuko iriya karita ni umunyamuryango bwa kuba umunyamuryango wa RMC, ntagarwa ngo ubunyamwuga. Yanditseho press card, itegeko ry'itangazamakuru rikayisobanura nk'ikarita yemewe ku munyamwuga ukora itangazamakuru mu Rwanda. Yego. Iyo karita mperuka kuyisaba umwaka ushize mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2020. Ubu turi mu kwezi kwa karindwi, hashize amezi 15. Kwezi kwa karindwi kurasa no kwegereje ku gatatu gusoza. Amezi 15 ashize, iyo karita nturayibona? Ikarita yagira ngo ntabwo ndayibona, nabitangiye kuyisaba mu gihe cyatambutse, niuzuza ibisabwa byose, maze kubyuzuza kuko basanzwe banzi ndi umunyamakuru nkora ibitangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu cyacu. Bari basanzwe banzi, ubwo ndabyuzuza byose bisabwa. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 nibwo nishyuye amafaranga kuri Rwanda Media Commission. Biraza kunsaba ko tujye tuvuga n'ikintu dufite ibimenyetso, ngira ngo badukurikiye hano byo bari na rimwe biba binakenewe cyane ibizibiti, kuko hari abantu bigize banyamutokora katarabayeho. Abantu iyo imitekerereze yabo sinzi niba basigaye, sinzi ibintu bishoyemo nibazabishobora.
urabibereka ku itariki nk'uko nari mbivuze ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 ku isaha y'isa 6:40 n'amasegonda 28 ku isaha y'Kigali mu Rwanda nibwo nashize kuri banke ndabona ari ya banki ya Kigali banki do Kigali ni nyashira kuri konte ya Rwanda Media Commission mfite impamvu cyangwa se réseau cyangwa se motif biterwa no kubona byumva kwishura ikarita yego kuko ikarita batanga ari ikarita imwe ni ikarita y'itangazamakuru ubwo rumvikana ko wayishyuye tariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 yego nishura amafaranga 20 nkuko yo bisabwa agomba yishura maze kwishura nyirango badukurikiranye ku itariki 15 hashize iminsi 2 yonyine bahise 15 nibwo watawe muri yombi bahise banta muri yombi bamuryanyeho ngo kunyuranye n'amabwiriza yo kurwanya COVID-19 yagano baradukurikiranye byaje kuvamo haje kuvamo urusobekerane rw'ibihuha n'ibinyoma kurwanya inzego nyine ibinyoma barandega ibya bitabayeho ngirango ni inzira ndende mwabonye ariko idafite shingiro nabaka idafite shingiro ko mucamanza yarabyemeje kandi kuko nanjye nta shingiro nabihaga kuko sinacyo banandeze nubwo aricyo bamfatiye sinacyo banandeze bandeze ibindi ubwo nahise njya muri gereza of course ni inzira ndende mwarayikurikiranye muzanayibona ko ni ibintu biravugwa cyane muri iyi minsi kuko hari izindi gahunda bishamikiyeho zagiye zijya agaragara n'izindi zajya imbere ubwo rero narafunzwe mucamanza za kongera umwere ku itariki 3 z'ukwa gatatu ngeze umwere ndataha ngeze mu gihugu nkurikiye nkomeza umwuga wanjye w'itangazamakuru ngeze mu gihugu bisobanura na byumve ko abari mu gihome kenshi bavuga ko bari mu kindi gihugu none bagisohokamo igihome n'igihugu bakava ko binjiye mu gihugu yego rero niyo ko ku itariki nabanje gutuza haciye ukwezi kumwe mvuye muri gereza of course nago nagomba guhita nataka inzego nzisaba ibintu kwa ko nzi ko bihari kandi fagitire itakaza agaciro iyo icyo wayishuriye wagihawe utaragihabwa ikomeza guhabwa agaciro niki itegeko ryanditse ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane ubwo nari maze hafi ukwezi kumwe mvuye muri gereza mvuye mu gihome nandikiye Rwanda Media Commission ari baruwingiye kuri kamera ndagerageza kubibereka cyane bataza kwibona hari abantu batifuza ko ukuri kugihagaragara ahantu kuri kurya cyane abo bantu rero kuri kubarya nkuko turabafasha mu kubaho kubabwira ukuri tukabereka n'ikimenyetso bakababara icyarimwe ariko nyine ababishinzwe ari nabo tukwifa dushaka kubwira kwerekana ibiriho bakadufasha kuko nicyo bibereyeho ubwo itariki ibaruwa narayanditse iri muri rurimi rw'icyongereza ubwo Rwanda Media Commission bayisinye ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane 2021 ariko bayibonye ariko application for accreditation ni ikarita mbese isaba ni inyandiko cyangwa urwandiko rusaba guhabwa ikarita yego ngira ngo yatacinzeho nicyo bita tuhumu cyangwa se recommandation abumva igifaransa wahawe n'inzu y'itangazamakuru igusabira ikarita yego icyo ni ikindi gisabwa ikindi gisabwa hari icyo bita criminal record certificate ni icyemezo gitangwa n'urwego rw'ubushinjacyaha kigaragaza ko utafunzwe niyo waba warafunzwe kigaragaza uko byifashe yego ni icyangombwa nacyo natacinzeho ngiki hano kiba kigomba kumara amezi 6 ndi kukibona aha ngaha wavuze ko ugenda ubyereka ariko uraza kuyifotora ubereke neza hajyaho n'ifoto y'indangamuntu cyangwa se ya passport nk'uko bisabwa n'itegeko yego nibyo dusabwa mu kugira ngo twuzuze icyo mvuga itegeko simvuga itegeko rya leta ariko hari ibyo RMC Rwanda Media Commission yashyizeho bisabwa kugira ngo umuntu abone ikarita y'itangazamakuru ukashiraho birangiye nshiraho natacingaho ikigaragaza ko wishyuye bordero ni kigaragaza ko ibyo nsaba nabyishyuye ndangije ibaruwa ndayipfundikira njyana mu cyubahiro nyigomba ndayifunga neza ndayibashikiriza barayireba ariko kuri ibi ngibi hari ikindi baba bita CV kiba kiri icyo nagiye kubaza niko basaba umwirondoro yego ngiye ariyo CV ikaba itariho nayo biba bihari byose numva wenda hanga ntabwo azanye ko ndabifite byose biba biteguye karekere mu vite of course ngiye nayo yaririho warayikoze nayo ariko hari ikindi formulaire buzuza abantu buzuzamo amazina n'iki bagatacingaho ifoto kuri formulaire iyo formulaire warayikoze iyi ngiye nayo ngiye
nayo ndabona irakoze. Ubwo rero ibi ngibi nkurikije kuko iyo karita nanjye nigeze ndacana ifite biragaragara ko ibintu byose wasabwe ibisabwa nk'uko RMC yabitegetse byose wari ubyujuje. Byagenze bite maze kwita cyakubwira yari inzira ndende ubwo byose ndabyujuje uretse kuko mbyerekanye hari abantu mu gitondo bashira kubyuka bavuga ngo baje kureba gushaka akantu bakabijyana ariko barabesha uburyo mba nabibitse. Ubu hari ukuntu byose yabika mu ikoranabuhanga niyo ataba mu ikoranabuhanga nshaka kugifata nk'iki kintu kikaba kibitse nko muri gishwati umuntu uragiye intama ziriyo akaba bibitse nabyo birashoboka. Rero umunsi nifuje ko uku kuri nk'uko nguko kuba kugomba kujya ahagaragara kugira ngo abantu babeshwa ibintu ugasanga rimwe na rimwe bayibifashe nk'ukuri kandi ari ukubeshya. None ko wasuye mu kwezi kwa 4 hashize igihe cyo ufunguwe ko ufunguwe tukaba turi mu kwezi kwa 6 gushyuka kwa 7 tu itariki ya 29 ni iki gituma udafite ikarita yawe umunsi barayikoze utinda kujya kwifata ntiyakozwe cyangwa hajemo izindi zabirantega? Nge narapurayinze maze kwa purayinga ndategereza kuko tugomba kujya n'impano yo gutegereza kuko ntabwo ari nge ugomba guhita bakorerwa vuba nta hantu ntandukanye n'abandi ndategereza nshiramo umwanya wo gutegereza. Ariko batanga iminsi 3 bikabije ko iminsi 3 umuntu bayibonye ndategereza maze gutegereza rero nkajya mvugana kuko umuyobozi wa chairman wayo Cleophas Barore turavugana ni umufriend ni garafrel ni papa wanjye mu mwuga ashira kungira inama ashira kumbwira bita ni inama nyinshi zarazitanga ni n'umuntu w'umugabo cyane ntago ari wamusha gufata ngahita kurimiraho ibitaka oyahabwo ni wa muntu wicara ubona akazi ubwenge mu mitekerereze n'imikorere ye ngira ngo ntago ari ngiye n'uwaba yakosheje mbere yo kumubwira ngo ibi nibi icyo ise kurimiraho ibitaka arabanza akamugira inama icyo nkimuziho ubwo karambwira ngo nzaje kubaza ko nanjye muri gahunda zitandukanye mfite ibintu byinshi nimba ndimo uyu munsi nibwo navuze ngo reka njye kureba njyeyo kuko yampaye na telefone y'umuntu ngomba kujya mbaza uwo muntu ntanyitabe kutanyitaba rero ndabwira muri reka njyeyo nagiyeyo rero mu by'ukuri ngira ngo ngiyeyo ko munabizi ko akazi kacu tuba tugomba gushaka ibizibiti hano hari ibyo bambwiye icyo ndabadukurikiye manze mbibabwiye muri gake. Wagiyeyo bakubwira? Nagiyeyo barambwira nageze nsanga ntabwo bahari ariko mvugana n'uwitwa Donato ukora muri finance ambwira ko ubikora adahari amatelefone ye tuza kuza kuvugana ukurikirana iby'ikarita y'itangazamakuru. Yego naje kwakira ngira ngo twavuganye kubera mu gutegura izi gahunda. Bivuga ko wagiye kumureba utamubonye nibwo wamuhamagaye cyangwa yakwiyamagariye? Ninjye wamuhamagaye ko ninjye aramushaka ngira ngo wenda ibyo twaganiriye ngiye kubibumvisha uko byari byifashe. Niyo bitiramo amabanga y'akazi? Ntago ari amabanga y'akazi kuko hari amabanga y'akazi cyangwa hari ibyo soka wenda butagakajyaho. Wano kubera iki se Pescad mutari kuyima kubona igihe kinini? Ukuvuga ngo sivuga ngo amagara cyagiye kera ariko nigeze ngo amagara no kuvuga ngo urabona iyo fomu nakinde dossier ndayasesinga nani ndayitanga ku bapapuro niho rero baravuze ngo kubera ko ngo ikibazo cyango barashaka urupapuro ngo rutangwa n'ubushinjacyaha bivuga ko uko dossier yawe kubera ko mu byo barebagatemo ibintu bijyanye n'ama Pescad ukuntu bavuga ko nta rubanza rujya mbese urubanza rwarangiye icyo ngicyo gusa bamwe muzazana urupapuro rutangwa sinzi iby'imanza nayo sinzi ko sinzi abantu benshi uko ruba rumeze ntabwo nduzi. None se ko Pescad nayishyuye ntarafungwa byabaye imbere ntarafungwa icyo bagiye kubizanamo kandi noneho icyo gipapuro cy'ubushinjacyaha mu byo dusanzwe dusabwa kugira ngo murabone ikarita bita tutabisabwa basaba icyangombwa kigaragaza ko umuntu atafunzwe nkaba naragishizemo ni ukubera icyo buriya nuko mu byo warezwe ngo urubanza ntibazi ko rwarangiye ngo menya bari bakeka ko rukirimo kugira ngo bahamye kuko ngo urubanza rwarangiye mbese tugikurikirana ngo ejo batajya Pescad ukazasanga birahinduka bigaragaza ko inama ya Pescad kandi yari akiregwa ibintu byari bifite urubanza ngo natwe niba ubushinjacyaha bwarajuriye cyangwa niba butarajuriye
kugira ngo bamenye kuko urubanza rwarangiye ngo bazaguha igipapuro kivuga ko nta rubanza nta kibazo bikurikiranaho ahasigaye ngo nta kindi iyo tugiye press card. Gusa icyo gipapuro bakima gute kandi bitari mu byo muri requirement mudusaba? Wagisaba uko barimo bavuga wagisaba bisanzwe noneho tukagira fotokopi yacyo cyerekana ko nta kindi kibazo gifitanye n'ikintu ushinjacyaha. Kubera ko duko babisobanuriye kubera ko mu byo ngo warengere ngo hari ibintu bya press card n'ubwo tubenda muri ndetse n'abikurikiranye cyane nawe kubeshya ariko noneho ngo kubera ko mu byo warezemo hari ibintu bya press card ntabwo bahita baguha press card batazi n'indi urubanza rwararangiye bashobora kuyivuza wenda barajuriye ariko rero nibabona fotokopi cyangwa cy'ubushinjacyaha Yes. Naba byoroshye. Ego. Basare muskitandeze. Ngo muri press card kubera ko press card ngo yaje mu rubanza ubundi nicyo banashingiyeho ngo kubera ko press card yaje mu byo hari mu bintu byo kuvuga ngo press card itangazamakuru bene ko nguko yego ngo reka rero azaza n'icyo cyangombwa tumenye ko ngo nta yindi cyo ngo twashobora kuyima uyu munsi ubushinjacyaha bwarajuriye ugasanga biteje ibindi bibazo. Ibibazo ko numva nta kibazo cyo kuko press card ngira ngo nibarabibonye nayiguze mbere ntarafungwa nayiguze ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 2020 rero ndabitwa bishengere ndadepoza ari umusinira kize de reception bamaze kubona ko ibyo nsabwa byose byujuje abona cyangwa ko umuntu atafunze bifite byose barayakira rero kuza buriya kuva mu muntu ajye kuzana igipapuro cy'ubushinjacyaha ndumva ngiye baba bandenganyije kuko barimo baranyaka ibintu basanzwe bataka kubijyanye no kwaka ibintu by'umurengera ibyo biterwa na kese y'umuntu kuko hari uwo dushobora kwaka diporome hari n'uwo dushobora kuyaka harimo dushobora kwaka wenda na rekomandasiyo zibiri wenda akaduha nk'iyo batubona nko bavuga ngo wakoze wenda tuvuge wakoze wenda nko muri TV1 icyawe yatanga ibindi bisobanuro ku ruhande ariko haravuze ntumvise neza ngo hari uwo dushobora kwaka diporome hari n'uwo tudashobora kuyaka arongera ati hari icyo bakeneye ni uko utanga icyemezo cy'uko nta kibazo ufite n'ubushinjacyaha ko butajuririye igifungo cyawe ikirego cyawe nta nubwo wakatiwe wagizwe umwere urukiko rwavuze kuri umwere ese urukiko ruvuze kuri umwere ufite irangiza rwanze ubundi cyangwa ntaryo ufite none iyo mba ntari mba nkiri muri gereza ahubwo akamwereka ikindi kintu hari igihe abantu bashaka kuvuga ngo ibintu byo kurenganya umuntu niba basinga umuntu n'umuswa abari dukurikiye iki cyangombwa cyanditse ngo iki Republic of Rwanda National Public Prosecution Authority no kuvuga urwego rw'ubushinjacyaha Criminal Record Certificate ariyo iyo ngiyo isabwa none se yatinyutse nka Rwanda Media Commission wumve kuna abantu hari ukuntu abantu sinzi ukuntu hari abantu bari mu nzego bakora akazi ariko ibitekerezo byabo byibereye handi ari mumvishe ko icyo ubundi ari naho hari n'inkuru barimo baransabanga igipapuro ngo cy'ubushinjacyaha kandi kiri mu byo natanze ngiye kimwangira ngo abantu barakibona kuri ya dosiye nagaragaje watweretse iriho byose hariho indangamuntu yawe hariho icyemezo cyo kwishyuye hariho umwirondoro hakaba hariho icyemezo cy'ubushinjacyaha cyo ngicyo basaba hakaba hariho n'urwandiko rusaba ndetse na rekomandasiyo uhabwa n'umukoresha cyangwa ikigo gitanga wenda badukurikiye kugira ngo babantu bafite ishari ry'ibyo zukora icyatanzwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa 2021 kizarangiza garanti cyangwa kizarangiza kuri 18 z'ukwa 2021 sibyo sikikora bivuga ko kigifite wenda kugira ngo babantu bagashyushya rugamba batavuga ngo tanze cyarangije garanti kuko na Rwanda Media Commission kugira ngo ibyakira banze kubicekinga biri kwitera akize de reception kuko kira ni ikimenyetso simusi kandi kidashidikanwaho barabigenzura uyu munsi turi 29 hari niba ntibesheze kwa gatandatu cyari muri waranti ubwo nagira ngo mbyereke babantu n'injye n'ibitaba gashaka buhake ariko ubasomera interuro ya nyuma
kuko niyo y'ingenzi cyane ivuga ngo niyo Nsenga Dieudonné holder of bakagaragaza iyi nimero has never been convicted of any criminal offense in Rwanda. Ntiyigeze akatirwa kubw'icyaha icyo ari cyo cyose mu Rwanda. Bivuga ko nubwo amaze umwaka ufunzwe nta hantu wakatiwe nk'ufungwa. Ni cya gihe umuntu aba ari mu mbese ntiyigeze ukatirwa n'inkiko zo mu Rwanda. Nicyo bivuga ubundi utarakatirwa ufatirwa nk'umwere niyo imyaka 15 muri gereza ariko urukiko rukakugira umwere niyo rwaba baragukatiye imyaka 15 noneho mu bujurire bakakugira umwere birahanagurika muri system byose bivamo niyo mpamvu bavuga ko utigeze ukatirwa n'inkiko zo mu Rwanda. Icyo Media High Council Rwanda Media Commission gusaba ni kihe kugira ngo abaduteze natwe babyumve. Criminal Record Certificate iriho amazina ye, iriho nimero y'indangamuntu, iriho ubwene gihugu, iriho ko ari umugabo, iriho itariki yavukiye, iriho aho yavukiye, iriho aho atuye, ikaba iriho n'indi nimero ahangaha, ariko umwanzuro ukaba ko atigeze akatirwa n'urukiko urwo rwose hano mu Rwanda. None icyo bakubwira ko iki bacyangiye iki? Ariko iki ntago bacyanze kuko baracyakiriye kandi ariko kubwira ngo bakeneye uwo mukozi wa wabyise kari kwaka iby'umurengera nabyivugiye bari kwaka ibyuko nta kibazo ufite ko nta bujurire bwabayeho. Reka twibitse adukurikira yitwa ni umukozi wa Rwanda Media Commission ushinzwe ibintu bya press card yitwa Gi kwa mwita twavuganye ku murongo wa telefone rimwe na rimwe tuba tugomba gufata ibimenyetso muri aka kazi kacu ka buri munsi kugira ngo ibimenyetso bigaragare. Ariko yagiye avuga ngo barashaka bigaragaza ko si ufata umwanzuro ni mu rwego baranabimusabye ariko ikiba kiriho simpamya ngewe iyo kiba gishoboka iki kugishaka se mu Rwanda gushaka icyangombwa cya leta iki gihugu cyacu dutuyemo tubazemo igihe kinini twavukiyemo tuzanasaziramo dukorera byananira iyo kiba gihari banaragishatse kera kuko nge baransaba ikintu mfite ahubwo iki ngiki kitaranacura igiye ko biragaragaza ko amatariki aka ngaka ni kakarengane niba sinzi niba mu Rwanda umuturage w'inyabiheke umuturage waza zepfira iyo ngiyo za nyabitekeri bazajya bavuga bati nyakwa President wa Repubulika dutabare twararenganye niba natwe abanyamakuru tuzajya tubutinya kuba President wa Repubulika turenganure sinzi ikintu tuzakora n'ibintu byose ari President wa Repubulika uzabikora yifitiye inshingano nyinshi afitiye kubura kuyobora igihugu ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bisaba izindi mbaraga n'ubutwari no gukomera ngahibaze kuba hari abantu bagiye muri izi nzego muri urwego rwa Rwanda Media Commission gufata icyemezo guha umuntu press card yemerewe n'amategeko yishyuye kuko buriya nanjye nabarega kuba barajyanye ibintu byanjye barariye uruhu rw'ikinyogote batarakica akibaza niba ibi bintu bizasobanuka ryari. Abaduteze amatwi kugira ngo bashe kongera kubyumva neza nuko icyazinduraga cyo masani ari ukujya kubaza ikarita y'itangazamakuru igeze atarayibona kandi yaratanze ibisabwa byose kugira ngo ayibone nkuko abitwumvishije mu majwi y'ikiganiro agiranye n'umukozi muri Rwanda Media Commission ayo RMC nuko yamubwiye ko hakenewe icyangombwa cy'uko ubushinjacyaha butakimukurikiranye mu gihe ubushinjacyaha bwo bugaragaza icyangombwa gifite agaciro kugeza mu kwezi kwa 9 kivuga ko atigeze akatirwa n'urwego rwari rwose hano mu gihugu. Ibyo abateze amatwi babyumvise noneho icyo nagira kubaza umaze kubona ko ibyangombwa byose usabwa bifite kandi ubyujuje umaze kubona ko icyo uri gusabwa kidateganywa nta namwe giteganywa mu bisabwa kugira ngo umuntu abwe ikarita y'itangazamakuru n'abatabizi bashobora no kubisanga ku rubuga rwa Rwanda Media Commission n'utamenya amakuru yajya akabisoma biragaragara buri wese. Ese icyo uteganya gukora kugira ngo iyo karita uyihabwe kuko none kutayifata hari abavuga ngo wigize ikigomeki ntushaka kugendera mu murongo ugenwa hari ababivuga simvuze ngo hari umurongo se niba hariho ingingo y'itegeko ivuga ko ikarita y'itangazamakuru izatangwa n'urwego urunuru hari abavuga ati kuki yanga kuyifata wowe ntiwabyanze ahubwo warayisabye umaze kubona ko ikarita wasabwe utayihawe uteganya gukora iki kugira ngo uyihabwe kandi mu nzira nziza zitabayemo guhangana? Njye nta muntu ngamije guhangana nawe nta ngamije kubabaza nta ngamije nta nkorera nta ngamije gushimisha ngamije gukora umwuga wanjye uko amahame yawo abiteganya niyo ngomba gukora umwuga wanjye. Ibi ruhande y'umwuga iby'abantu ku giti cyabo bashaka kurenganya abantu nibyo nakubwiraga turi mu gihe abantu basigaye barabigize umwuga kurenganya abandi
kuko ngiye maze kubikwereka mu bimenyetso narabisabye barandenganyije nakarengane ari musira ndenganyije mu buryo bukomeye ngira ngo byanabayeho nabikomozeho ko fungwa niba bazi ko nazagaruka mu gihugu bavuze ko batananzi sibyo mu kuba ko batananzi wenda mbasubiza ko nashaka gukoresha ikimenyetso baravuga ko batananzi sibyo iri ni iki ni icyemezo reka nze kugisomera abantu wenda nawe uzaza kukireba kivuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo kuri kamera badufashe Repubulika y'u Rwanda Komisiyo y'Igihugu y'Itorero ni icyemezo cy'ubutore icyemezo cy'umutoza w'intore twibutsa abantu ko kiri mu mabendera y'igihugu twirigwamo tubyuka mu gitondo turi mu kazi ka buri munsi turwana nuko iyi sura hatera imbere niyo mutima niyo mubyeyi wacu okay hananditse ngo kubera ko madame umurongo uciyemo akarongo kubera ko bwanakomeza Bwana Niyonsenga Dieudonné yatojwe mu itorero impamyabigwi kabiri ry'abanyamakuru ryabereye mu kigo gitorezwamo umuco w'ubutore inkumba ku itariki 19 z'ukwezi kugeza kuri 23 z'ukwezi kwa 2017 ahawe icyemezo cy'umutoza w'intore icyo gihe twari kumwe ikifite nayo ndagifite urakoze cyane bikorewe inkumba ku itariki 23 z'ukwezi kwa 2017 washizeho umukono ni yitwa Rucagu Boniface perezida wa komisiyo y'igihugu y'itorero sibyo Bwana Professor Shaka Anastasi umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB bose bahindura inshingano ariko cyatanzwe bari muri izo nzego zari zibifitiye ububasha kuba baravuye mu nshingano ni kugira ngo udukurikiranye umunsi atavuga ati ko ko ntabazi aba bose bahindura inshingano ariko inzego bakoraga ntago zahindutse ziracyahari ndetse iki ni cyangwa gifite ububasha bwose Professor Shaka Anastasi wari kuri RGB ndetse n'uyu munsi iracyafite ububasha bukomeye cyane ku itangazamakuru mu Rwanda kuko n'inzego zose z'itangazamakuru mu gihugu yaba Rwanda Media Commission yaba Media High Council yaba ARG zifite ukuntu ziri munsi ziri muri anda ya RGB yes singebe hebyo RMC yavuze ko itanzi kandi nubwo ari sanzwe nzindaza kwereka ibindi bimenyetso igihe kirazajya kigenda gake gake ikinyoma kigenda gicibwa intege n'amazi ashushe y'ukuri hano umurongo itorero ry'abanyamakuru ndibuka ko ahangaha bajya kumpamagara no muri iryo torero abantu bavuga ati ariko kuki mutamwitabira gahunda za leta ndavuga ni nk'itorero ko abandi bagiye mu cyiciro cya mbere mukanga kujyamo hari abantu twaturi kumwe muri torero basohoke mu Teyezo bayitseri Gatanazi n'abandi bavandimwe muhire munani baranasize nditegera ngerayo nijoro nge twarajyanye muri convoy twagiye urumva ko kugira ngo nitegere ngeyo nuko nahaga agaciro ibyo bavuga ngo ni gahunda twese tugomba kunyuramo ugaragaje kimwe mu bimenyetso ndacyakubwira twari turi abavandimwe n'abasohoze turanakumburanye dukumburanye ya mehigo dukumburanye ku bintu byinshi byabereyeyo abo ba Jeannette babye n'abandi bajya bose kwa turiyo benshi ndabakumbuye cyane dukeneye kongera gutarama ba Rutamueli Jo dukumbuye kira gitaramo turagikumbuye ahubwo bazanongera batuzana n'ikindi gitaramo tuganire dufite byinshi byo kuganiraho ngira ngo hari abantu harimo abantu benshi harimo aba Aratifa Kimana harimo twaturi kumwe ba Sada Kizimana nakoze ni nanjye wayoboye cyangwa se wari yo ibiganiro byo gusoza ku cyo bita radio agaciro nandi muri studio ngira ngo ka ministre agiye kuza gutya nandi kumwe n'ubukobwa kuri Isango Star wenda hari abantu sinzi ukuntu basigaye bateye sinzi ikindi tuzakora kugira ngo bemerere nubwo tudafite inshingano zo kwemeza abantu bati bara n'igicurana reba mo hejuru harimo Repubulika y'u Rwanda mu buryo bwihishe bwa buryo bwigaragara bimwe bigaragara no mu note iki ni ikimenyetso cyane ibyo ni ibimenyetso byo koresha n'iki ngiki ndabona gifite reka ni nkwereka n'ikindi iki cyanditseho Rwanda National Police Repubulika y'u Rwanda Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Komisiyo y'Igihugu y'Itorero Rwanda Youth Volunteers ni Community Policing icyemezo cy'intore ikiciro cya 4 Madame Bwana Niyonsenga Dieudonné ahawe icyemezo gihamya ko yakurikiranye imirimo n'inyigisho za Community Policing mu ishuri rikuru rya Police Musanze Majyaruguru y'u Rwanda ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2016 kugeza ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2016 akaba abaye intore y'impamyabigwi mu gukumira ibyaha muyikorewe Musanze kwa 2 z'ukwezi kwa 2016 byashizweho umukono na ACP
Damas Gatare ACP tusana dukurikiye bivuga Assistant Commissioner of Police Damas Gatare Commissioner of Community Policing muri polisi y'igihugu ntago ari kashe yasize ashira polisi y'igihugu hano harongera hagarukamo Rucagu Boniface Chairman witorera icyo gihe itorero ry'igihugu hirya akaba uwitwa Kangwage Justice Youth Coordinator Romva ibi ngibi hano nshaka guca umurongo ni hano gukumira ibyaha bitaraba nizo nshingano zanjye muri izi nkuru dukora ni ukugaragaza icyabaye ni ukugaragaza aho hose kugira ngo ugende mu matorero inshuro ebyiri habaye ibyo biganiro cyangwa amahugurwa agenewe impamyabigwi kandi reze abanyamakuru ni uko wabaga wagiyeyo nk'umunyamakuru kuko nje baje kumfata naho nakoraga icyo gihe nakoraga kuri imwe radio yitwa Hot FM nari n'umunyamakuru umwe mu banyamakuru umwe cyangwa babiri bari bakunzwe cyane kuri iyo radio n'inzira byaciyemo nibo babisabye Rwanda Media Commission yabisabye icyo kigo kari nge bashaka baranjyana navuye ntango umusanzu hari byo twizeyo yida no mwitorera hari ibintu nakozeyo nari ninjye wabaye wa mbere byose byarigaragazaga kandi icyo nashaka kwerekana ni uko uburyo byose RMC byabijemo kuri dossier yagiye kwihakana ngo ntabwinzi kandi ngi hari bigaragara ko inzi kandi bose tuziranye ngira nagiye nta n'uwavuze ko atanzi ahubwo ni bya bintu by'abanyarwanda babona ikintu kibaye bakakwihakana bazi ko kitazarangira tugaruke rero kujya kwavugaga uremeza ko basangwa kuzi hari nibigaragaza ko wagiye uba recommended wagiye uhabwa ibyemezo by'uko witabira ibikorwa by'abanyamakuru kubera ko afatwa nk'umunyamakuru na mbere hose icyambere no kwitabira iby'abanyamakuru biriya no kwitabira gahunda za leta none icyo nakubajije nyuma yo kubona ko ibisabwa byose kugira ngo ubone ikarita y'itangazamakuru nkuko kugira ngo tuyibone natwe twatanze nk'ibyo wasabwe hakaba hasabwa ibindi bitari mu bitegetswe cyangwa mu bigenwa inzira uzakora icyo ukora no kuvuga uti ntereye iyo bagumana ikarita yabo n'amafaranga yanjye bayaherane cyangwa uracyasaba ikarita yawe ni nayo mpamvu n'ibiganiro biriho ntabwo twakoze ibiganiro ngo tugire uwo duharabika cyangwa se tugaragaze uwo twambika indi sura kandi urabizi ko kuva kera mu nyarwanda kuva kuri gakondo yacu abanyarwanda baganiraga ku kibazo niyo mpamvu natwe twakoze ikiganiro ngo dukore ikiganiro kuri iki kibazo uko tugikora gutya za mfura zacu nazo ziricara zitekereze bituma umuntu twaramurenganyije batikana kara yararenganye reka tumufashe niyo mpamvu rero intego z'ibiganiro bikorwa mu cy'Ikinyarwanda no gusasa inzobe kugira ngo ikibazo gikemuka nabyo natangiye mvuga ngo dufite byinshi byo kuganira kugira ngo ibibazo dufite mu gihugu cyacu bikemuke rero ibiganiro nicyo cy'akamaro k'iki kiganiro ubwo wenda ikindi kintu nakwibutsa ku kintu wigeze kumbwira kare nkaba ntabwo ngusubije ngo niyigaragaza nk'ubunyamwuga ntabwo ari ibyo muribeshya cyane muraza muribeshya cyane ntabwo ari ibyo bigaragaza ko umunyamuryango wa Rwanda Media Commission itangazamakuru ariko reka ngusomere byanditswe mu itegeko rimwe na rimwe mukajya mufata ibintu mubifata uko bitari itegeko ko ryanditse rivuga ko ikarita itanzwe bitangwa n'urwego ni mu ngingo ya 3 itangwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura iyo riteko ry'itangazamakuru reka ngusubize wambajije ingingo ya mbere agace ka 20 iyi tegeko ryerekeye abanyamakuru bigenzura media self regulatory iteganya ko RMC ari urwego rushyirwaho n'abanyamakuru bwabo rukaba rufite inshingano zo kugenzura iyubahirizwa ry'amahame agenga umwuga wabo mu kurengera inyungu rusange n'iza rubanda ibi birumvikanisha neza inshingano za RMC bikongera bikemeza 100% ko RMC atariyo igira umuntu umunyamakuru nkuko bamwe babyibeshaho je ntabwo ijya umunyamakuru ko yemeza ko afite uburenganzira bwo gukora itangazamakuru mu Rwanda numva sibyo ndimo kukubwira ibi rero byo kuvuga ngo RMC ibiki inshingano zayo irahari nosika ngo urugero mfite umukozi wo mu rugo akaba arishishira hamwe ry'abakozi bo mu rugo ariko akaba tararijyamo yajya guhakwa mutangana inyabugogo bakamubuza cyangwa afite uburenganzira bwo guhaha kandi nanone kujya mwishira hamwe no ku butaka bw'u Rwanda si itegeko ahubwo umuntu ajya mwishira hamwe afite inyungu runaka icyo uvuga nicyo hari amashyira hamwe iri ariko si ishyira hamwe ni komisiyo ifatwa gusa ikibazo ahubwo kigihari nuko itegeko ry'itangazamakuru dufite ryashyizwe mu mwaka wa 2013 nibwo ryavuguruwe irangiye 19
ingingo 19 ni y'umuntu wemerewe iri hariye igaragaza ko buri wese afite uburenganzira bwo gutambutsa kuri internet. Iya gatatu ni ivuga ko umunyamakuru ahabwa ikarita y'itangazamakuru cyangwa se icyemezo cyo gukora umwuga w'itangazamakuru n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Niko itegeko rivuga. Yego. Ahubwo ndi ikibazo cyakomeje kubaho nuko bamwe bagiye bavuga bati ese Rwanda Media Commission tubona hariya nirwo rwa rwego ruvugwa n'itegeko cyangwa si rwo dutegereza urundi, akaba abandi bavuga ngo ese Messia ni wowe waje cyangwa dutegereza undi. Hari abibaza niba ari rwo rwego ruvugwa n'itegeko, kuko nta tegeko nemwe rigeze risohoka rivuga ngo uwo ni rwa rwego rwavugaga n'itegeko n'urunguru ruraho. Niho hagiye haba ikibazo cyangwa igihu, confusion. Ariko mu gihe confusion nta nundi waje akavuga ati rura rwego ruri kwitira inshingano, tuyifata nk'aho ari rwo rwego ruvugwa n'iryo tegeko, kuko yanaje igafata mu biganza ibivugwa muri iyo article ya gatatu, ingingo ya gatatu y'itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda. None rero kuba umuntu afite iyo karita ntabwo bivuga ko agiye mu ishyirahamwe ryihariye. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru ni ARG, Association Rwandaise des Journalistes, naho RMC yo itegeko riteganya nk'urwego rutanga kimwe mu byo rukora, rutanga ikarita y'itangazamakuru. Wanayisabye kubera ko uzi ko ikenewe. Yego. Tuyitunze kubera ko tuzi ko ikenewe. Nta kindi kintu kindi tumarira. Kandi nanjye nayisabye mbere y'ibi byose biba. Sinzi impamvu bashaka gufata ibintu byabaye mu gihe cyatambutse bakabisanisha n'ibiri mu gihe cy'ubu, none bakabashaka ko bigira ingaruka ku muntu no mu gihe kizaza. Sindi wasubirize, ariko ndakeka ko bikorera kubera ko wari utarayibona ukaba ukisaba. Oya, ni bya bindi byabaye nkaho baba bashaka kutubibamo ubwoba, kugira guke, kudukorera manipulation, ibintu nk'ibyo ngibyo bashaka ko tubaho nk'abantu bari mu bwoba. Urabona abantu bakagenda nk'abari mu itongo rya ba mukase, harimo batembera hari mu itongo rya mukase, kandi mu by'ukuri arakurenganya abantu. None se RMC ifite ububasha kurusha urwego rwa leta? Harabibonye niba Minaroke isinyikemeza ko nato ndi umunyamakuru, ikigo cya leta, ibigo bitandukanye byatekanye ko ndi umunyamakuru, kandi none nibyo nkora bikaba byivugira. N'urukiko rwemeje mu mwanzuro urubanza warusoma nari impari yuko utagirwa umunyamakuru no guhabwa ikarita. Yego. Na rura rwego babisoma, dore ko banavuze ko ngo bagiye kureba urwego rubasha gutanga ikarita, bagasanga urwego uko nibuka babivuze mu rukiko, nshobora kongera kubisoma buri bushya, ko basanze urwo rwego rutanditswe mu itegeko, bakajya kuri Rwanda Media Commission, no kuri Media High Council, inama nkuru y'itangazamakuru, bagasanga yo idafite mu nshingano guha amakarita, utari gutesha agaciro ikarita y'itangazamakuru, utari gutesha agaciro urwego ruyitanga. Ahubwo icyo twibaza ni iki ngiki, nacyo nkubaza. Abantu bajya bavuga ngo iyo nganira nawe nguca mu ijambo, sindi guca mu ijambo, ahubwo ndagaruka ku cyo nabajije. Nutabona iyi karita, nibyo bita ibiganiro, hard talk ntabwo umuntu avuga nk'usoma misa ngo narangiza isomo ryo muri Matayo na Mariko undi asome irya hehe, umwe aganira n'undi aganira. Kandi ibi nabyo bigaragaza partnership, kuba abantu biyumvana mu ndi, ntabwo twagombye kuvugana duhanganye. Uravuga nanjye nkakuvuza, ntabwo duhanganye rwose, no kuza n'ubundi mu muco mwiza bitemewe, ibyo banyogokuru bagiye badutoza nta ntaho rivugiramo indi. Rero ariko icyo tugomba kumenya, ndacyagaruka kuri cya kindi, ikarita y'itangazamakuru warayisabye, ibisabwa byose urabifite, uri gusabwa ikindi kidateganywa. Icyo kidateganywa uri gusabwa uragenda ugishake, kandi kidateganywa mu bisabwa. Ndagishaka ngikure, kandi mfite icyo bari kunsaba cy'urwo rwego gitangwa na NPPA cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha murambabarira, ngifitemo hano. Ahubwo bo ubwabo RMC nibinenge, urumva, nibinenge, sinanjye ubanenze bwa mbere, sinanjye ubanenze bwa kabiri, hari n'abandi bazabanenga, hari n'abandi bari kubanenga ariko babuze uko bagiye kubivuga. Ariko nibinenge, bisuzume, bampa ikarita yanjye ko ndayemerewe. Kandi mu by'ukuri ibi bintu barimo bashaka kuba gushoramo abantu, kujandikamo abantu. Ese nk'umuntu uranyima ikarita, birazwi ko ndi umunyamakuru, urafata umuntu ufite ibyangombwa, sibyo? Mfite amashuri nize, mfite ibikorwa nkorera igihugu, kugaragaza abaturage barenganye, inzego z'ubuyobozi zikabarenganira izo nshingano z'itangazamakuru. Abaturage bambonamo nk'iki, bambonamo nk'umunyamakuru, umuvugizi wabo binyuze mu itangazamakuru. Uretse ko njye ntajya kubeshana umuvugizi wabo, ahubwo
ntabwo najya kuvuga ngo umuvugizi w'abaturage ntabwo bishoboka ntabwo uri umuvugizi nk'uwatoye nk'aba kuko dufite abitwa intumwa za rubanda batuvuganira mvuze ko bitwa kubera ko niko tuvuga les parlementaires ariko iyo umuturage wakiriye ibyo avuga ukabigeza ku babasha kubikemura uwo mubereye ijwi umubereye imboni ndi ikiraro kimuhuza n'ubuyobozi niko kumuvugira rero yego ntabwo mvuze ko ari uko wabitorewe cyangwa hari icyangombwa cyanditse kiriho stamp kiriho kashe n'umukono yego ibikorwa burya nibyo bivuga imvaho kurusha amagambo gufata bakanyuma press card hari umwe mugenzi wanjye ntavuze hano yambwiye twaganiraga kuri WhatsApp kugira ngo benshi turaganira tuba tuziranye abanyamakuru ati nibaguha ikarita yawe urayemerewe arabizi ndo munyamakuru fiida no mu minsi iri imbere abantu ngiye kwageza ni yanjye nabonye igiye kurangira sigaje ibyumweru bingahe ngiye kubahera ikarita imana umwaka umwe ubyibuke ndaje ko ndakakubwira biri mu byo nateguye utazabagirwa kugira ngo nigitege hari ibyo nateguye hari umwe mugenzi wanjye w'umunyamakuru twaganira reka ngire kwaka inda ahubwo nanjye ntarajya mu giherero cyuko kuko mu byumweru bingahe sigaje ishobora kurangira nanjye ugasanga amaze amezi ntarabona indi umuntu twaganiraga mu kanya ati bayiguhe mu minsi iri imbere abantu ndabagezaho uruhererekane rw'inkuru rw'ibitangazamakuru agiye nkorera ndazibageza ku Ishema TV bazazibona noneho kano kantu nabonye n'ubushinjacyaha kwitwaza kagira iturufu yo gushumangira ibinyoma byabwo ngo ndashaka kubavuga ngo niyo bandega ngo icyaha cyo kwitira urwego rw'umwuga ntabwo ari byo kuko iyi karita ya RMC igira waranti y'umwaka umwe wonyine ukibaza uwo mwuga wenda umwuga ugira waranti ubaho ngira ngo umwuga ntago ari buji umwuga si isabune umwuga si biscuit umwuga ntago ugira waranti uniyo wajya kubaza umuturage w'umurenge wa Nyabicwamba numva cyangwa w'amanyagiro yakora ko nta mwuga ugira waranti ubaho ariko atekereza umuntu wahawe inshingano zo gukora mu rwego akicara agafata mudasobwa agahembwa amafaranga y'igihugu agakora inshingano akemeza ko agahabwa inshingano zinaremereye ku gihugu akemeza ko ngo akemeza birabemeza ntabwo nshaka kubisubiramo akemeza abantu bemeza ukibaza umuntu utasobanukiye ibyo bintu ahabwa inshingano gute nta mwuga ubaho ugira waranti niyo wajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wajya hose ahantu wose ariko byumvikana neza ko nubwo nta mwuga umara umwaka umwe bitewe n'uko skills ubumenyi ngiro n'ubushobozi biba bigihari hari ibyemezo bitangwa n'ubuyobozi bigushyira muri umwuga niba uyu munsi ndi kuvura kubera ko nize ubuvuzi nkaba mukora nk'umunyamwuga ejo hakaba impamvu ituma njya kuba lawyer umunyamategeko wunganira abandi mu mategeko ni insiga ikarita y'ubuvuzi nkajya gufata ikarita y'abunganira abandi mu mategeko ntabwo ari uko uwo mwuga uzaba ushaje cyangwa ntakiwushoboye ahubwo wenda umwaka umwe bawugize muto twanabiburanye bifata ubusa mbere yari 3 5 gutatu ariko ni ikimenyetso hari bakajya mu abanyamwuga abanyamakuru mu hari bakajya mu wundi bakamubwira nta na hano mu Rwanda hano nta kintu kinagaragara kigaragaza ko umunyamakuru wese w'umunyamwuga agomba kufitira akati hanyerekano byanditse ingingo gatatu zo kwisoma itegeko ry'itangazamakuru ikibazo n'urwego ruyitanga rwanze kwiyandikisha cyangwa se rutaremera kwiyandikisha mu mategeko ariko itegeko ryo rigira rite riraruvuga iyo mvuze ngo rwanze kwiyandikisha nuko simpamya ko babisabye ngo babangire ariko itegeko rivuga ko ikarita zatangwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura nanabivuze mu kanya ikibazo kigihari no kumenya ni ruriya cyangwa si rwo kuko nta tegeko ryasohotse riruvuga ariko kuba ruhari rufata izo nshingano rukazikora twakira ko ruhari kandi rukaduha izo nshingano rukadukora izo nshingano zigenwa n'itegeko kubera ko n'itegeko ritaje ngo ibyo ngibyo sinabyanze ko rukora nta nubwo binabirwanya ahubwo ikibazo ni rukora icyo rwakombye gukora no se niba ngaragaza ibyangombwa byose bakanyemera kwishura no se ra konte narayirose byose nkabishira gusa mbona nabo ubwabo yo tuganira nta nubwo banamakane bati ntabwo uri umunyamakuru wacu ntabwo uri umunyamakuru ntabwo babivuga babivuze kuri la kesi yabaye ni byandi abanyarwanda baba bazi ko umuntu ugiye ahantu habe atazavayo yaba ngo twaragusengeye cyane bakibera muri ibyo baba novuyeyo kuko abenshi baba batekereza ko atazavayo ariko mu by'ukuri ibintu bavuga nta kintu nta kamaro ni ukundenganya umuntu rero nkuko rero mbaje ngo izagenda bite nanjye ndajya mu murongo w'abandi no gusanye kwa Perezida wa Repubulika kandenganura none se kari umubyeyi dufite ni w'igihugu cyose ibintu byose byo mu gihugu harabaye haye inshingano kuzubahiriza birananirana ariko
niho tuzajya dusaba kuturengana none se wagirutse. urakoze cyane Cyuma Hassan Dieudonné niyo nsenga nawe mwadukurikiye bibutsa ko mwakurikiye imirongo ihujwe kuri Ishema TV na Pax TV Rema News ni amateleviziyo abiri akorera kuri YouTube abagejeho kino kiganiro twaganiriye kuhabwa ikarita y'itangazamakuru ni kimwe mu bintu binyuranye abantu rimwe na rimwe bagorwa no kubona nubwo baba bifitiye uburenganzira hari n'ibindi byinshi bamwe turi kurwana nabyo bitakunda nka za passport n'ibindi ariko ibyo ni iby'ikindi gihe uyu munsi twaganira ku ikarita y'itangazamakuru yari yamuzinduye akaba atahavanye igisubizo kimunyuze avuga ko afite ibyangombwa byose yanagaragaje ibyemezo byose bisabwa ariko akaba atabasha kuyibona kugeza umunota dushobora ikiganiro cyacu rero dusaba n'inzego wenda utarasoza hari icyo ushaka kongeraho hari ikintu nshaka kongeraho biranambabaza bikanantera agahinda bigatuma ntekereza cyane ariko ntintekereze nabi ko sinateganya kuzatekereza nabi kuko hari ikintu nibaza ahubwo muri ngewe ni gute umuntu ufite ubumenyi nk'ubwo mfite umva rero mfite bachelor's degree mu itangazamakuru n'itumanaho nkaba mfite ubumenyi nahawe na polisi y'igihugu n'abandi bantu igihugu cyaha inshingano banakomeye cyane abakomiseri muri polisi y'igihugu bakomeye cyane nkaba mfite ibyangombwa nk'ibi bya minisitiri barasinye Rucago tuza amateka mu gihugu cyacu umuntu ukomeye mu gihugu cyacu none n'urwego yarayoboye n'abaminisitiri bagasinya n'ibindi byinshi nagiye mbereka ubumenyi mfite birambabaza nicyo nashaka kuvuga birambaza kuba ubumenyi mfite batanyegera ngo tubyaze umusaruro bugire igihugu cyacu akamaro uyu murage dufashe n'abarumuna bacu ku bwenge nk'ubu tububagezeho bifashe guteza igihugu imbere ahubwo bagashaka kuhora bashaka ko bwa bwenge bwabumenyi mutakaza ubwenge nta muntu utagira ubwenge abantu twese dufite ubwenge ahubwo reka mbyita ubumenyi ahubwo bashaka ko bwabumenyi umuntu abuhobagirana ari kwirukanka mu gihugu nk'irukanka mu ishyamba rya mukase aho rero byinjiyemo byaba ibyo rero oya nta yindi ngingo icyo nashaka kuvuga nanjye mu gusaba aba bavandimwe bagiriwe amahirwe bahabwa inshingano nziza zinaryoshye zinakomeye ariko nibadufashe bafashe umubyeyi wacu ndavuga perezida wa repubulika bamufashe gukora inshingano ubu se koko tubizanye kure bizantumura ngiye kubaza perezida wa repubulika ngo nimye ikarita ya press card ndabiza azabaza ati yarayishuye sibyo kuki mutayimuhaye bazahita bamusubiza ngo nyakwa perezida ngo turahita tuyimuha ngo nituvana turahita tuyimuha niko bazamusubiza niko kenshi bisubizwa ibintu bitarangiye ibi bintu birimo birambaho nk'uku nge nkituriza nkanabigaragaza hari umuturage wibereye pfiriya za Bwerankori warenganye ejo nimugaragaza namukoze inkuru ngo yarenganye ndi kugira ngo niba arenganye n'umuyobozi w'umudugudu cyangwa akagari gitifa mukosore bafashe umuturage gasanga nizo nshingano dufite twese ko twese ntago twaba abasirikari b'igihugu ni twaba polisi b'igihugu ni twaba abashoramari twese buri wese arasanira ku ruhembe ahagazeho sibyo rero ubu bumenyi dufatanye twubaka iki gihugu dufashe abayobozi b'igihugu cyacu dukore twirinde kugirana amashari no kumva ko hari ibyo twakagombye kuryozamo umuntu kumuhimbira ibiki no gukora ibindi mbona no kwibutsa abantu ko mbahe n'amakuru yandi yuko bakomeze bansengere bambe hafi niba yarayimusi ndengagije mfite umurundo w'ibi byangombwa nemerewe mfite byasinywe n'inzego zitandukanye kandenganya hari n'abandi bagishaka kundenganya ari nabwo nubwo urukiko rwangiza umwere urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwangiza umwere umucamanza wifitiye ububasha ni nawe buriya mu gihugu ufite ububasha buhambaye akemeza ko ndi umwere babandi bagikomeje kundenganya barajuriye ubushinjacyaha bwarajuriye nzaburana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 2021 ni iminsi 8 yonyine irimo abaturage icyo nasaga abavandimwe bacu bansengere bambe hafi banshigikire nkomeze kwitwara kigabo kandi aka karengane kacu kazagira iherezo bizarangira twese kuva ku kagare pfiriya
pfiri kurinda kugera mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali twese dukuba amaguru mu muhanda tuvuga tuti nyakubahwa perezida wa repubulika ngwino dutabare ngwino turengere twararenganijwe iryo jambo usore rirakomeye batagira ngo uhamagare imyigaragambyo nta bavuze hamagara imyigaragambyo nta kibavuze uravuze ngo gukuba ibirenge mu muhanda tuvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ngwino turenganure byumvikane neza ntabwo ahamagara imyigaragambyo cyangwa kwigomeka ngewe urwego ndiho ku gihugu cyanjye ndavuga bumvirana harabumva hakabumvumva hakaba nabumvirana rero ndagira ngo nabo bumvumva nabumvirana bumve be kugitirana wabaye umwana mutoya mu rwanyu ntibakwimaga ikijumba cyangwa muri umuntu yakubitika kuba amaguru nyine kwisaranga ku mwana kuba hasi amaguru uri kubwira uriya mwana bari kuba amaguru hasi gutya avuga ati papa ngwino ndenge mama yagukubise ugakuba amaguru hasi gutya turizera ko icyo gihe kitazagera uvuga uti papa ngwino ndenganure nanjye rero gukuba amaguru abasore b'ikigero babo ngo ikinyose ngo cyamushikiyeho no gutambura nzaba ndi gutambura nshaka kugenda n'umugore nagiye kuri RMC n'amaguru ndi gukuba amaguru mu birenge mu nzira ngenda n'amaguru kandi nakubonye usaka imodoka turamukanya arani amaguru y'ikoranabuhanga no kwa perezida wa repubulika nzagiye n'amaguru nzagiye gukuba amaguru mu bw'ini mubyeyi ndagutakambiye ntabaro ndengere dore barandenganyije naguye ruhabo ari nabyo bita gusiragira bara rero umuturage yavuze ngo nasiragiye ni ikinyarwanda dukoresha ndanagikunda cyane iyo umuturage yavuga ngo yarasiragiye aba yarakubye amaguru menshi inshuro nyinshi ajya kure mu nzego agenda aburabuzwa urakoze cyane rero cyuma Sandre Daniel Senga ngende intwari John Williams Pax TV Reme News cyuma Dieudonné ni Ishema TV ikiganiro cyacu tugisoreje aha ngaha mugire ibihe byiza